kuki ugiye guhitamo umwanzuro wo gushaka geto kandi wari ufite aho wabaga? Oya ngiye kubana n'umuntu muri geto nta mwisanzure bapfa. Nshaka kubaho ngiye. Hahandi uzana akana ukamenya ko ari akawe. Kwa kundi nibonera umubebe kaza kansura mwisanzure. Narayivuje nituma inzoka 1200. Uri mu kiganiro? Oya ntabwo ndi mu kiganiro, ndi muri toilette. Biragoye cyane ko uyu mugabo uri kubona kuri kamera yawe waba utamuzi. Twese twamumenye nka Nzovu. Akaba ari umwe mu bakunzwe muri sinema nyarwanda ndetse kandi n'ibikorwa akora bikaba bishimisha buri umwe. Nzovu yamenyekanye nk'umunyarwenya, gusa none bamwe bakakomeza bagenda bavuga ati nubwo ari umunyarwenya nawe ubwe n'urwenya bitewe n'ukuntu areshya, ukuntu asetsa ndetse n'indeshyo ye ikomeza kugenda igarukaho n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu Nzovu uretse no kuba twese twaramukunze nk'umunyarwenya ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ariko n'ubundi afite izindi kesi nyinshi cyane agenda agaragaramo. Nzovu yamenyekanye nk'umwe mu banyarwenya bikundira indaya n'inzoga. Uretse no kuba Nzovu akunda indaya n'inzoga kandi agaragara avuga gukoresha amagambo atandukanye harimo nk'ijambo kubomora. Nzovu wakomeje kugenda amenyekana mu bikorwa byinshi cyane bitandukanye byo gusetsa abantu ndetse na filime. Uyu Nzovu yaje no gukina muri filime yahoze yitwa Maître Nzovu, gusa n'ubundi no filime ntiyigize ikomeza kuko yaje guhagarara. Ibyo byaje no gutuma Nzovu atinjiza amafaranga menshi, ariko n'ubundi amafaranga ahabwa mu biganiro akora n'izindi nkuru zitandukanye zo gusetsa abantu abahagije. Yakira amafaranga menshi cyane ndetse amafaranga akaba yamutungira umugore ndetse n'umuryango, akabaho mu buzima bwiza. Ariko ubwo byose bimeze gutyo nta na kimwe kijya kigera kuri Nzovu. Nzovu ni umwe mu bahembwa amafaranga menshi cyane ndetse n'agatubutse muri sinema nyarwanda, gusa amafaranga yose ahabwa n'ubundi ayigurira indaya n'inzoga. Nzovu ukunda kugaragara avuga ko rwose yagiye kubomora indaya bikagenda ukundi, cyangwa se ko yari yanyweye avuga ko yari yisindiye. Uyu nguyu Nzovu akaba ari umwe mu bagabo b'urwenya bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone akaba ari umwe wa fake ndetse abantu bamuvumira ku gahera bavuga bati uyu nguyu nta mugabo umurimo. Benshi banamwita ikibwa ntibatinye no kuvuga ko ngo Kanzovu hari akantu k'akamafuti katari aho ngaho katanatekereza. Tugiye kureba impamvu ibi byose babivuga kuri Nzovu ndetse kandi n'impamvu bamwe bavuga bati Nzovu akwiye gutabwa muri yombi kuko ibikorwa akora nta na kimwe gihura na sinema nyarwanda nk'abandi basitari bose bayiherereyemo. Ati ahubwo ibintu akora byica umuco nyarwanda ndetse kandi n'ibikorwa bye ntabwo bijyana n'amahame y'igihugu cy'u Rwanda kigenderaho. Byagenze gute rero ngo Nzovu wisanzwe akunzwe n'abatari bake kuri ino mihanda bamwe bongere kumusuramo bamuvuma ndetse banamutuka bamunenga bavuga bati aberewe n'igisebo ndetse kandi n'umwe mu bagabo rwose wakita ba fake kubera kunanirwa kwita ku miryango yabo bo ubwabo ndetse no kwiteganyiriza mu hazaza. Iyi wagezeho ni Elize TV Media, njye tujye kubana muri kino kiganiro nitwa Elize niyo gisubizo, mwahaye ikaze. Ikintu cya mbere gituma uyu nguyu Nzovu benshi bavuga ko ntacyo ashoboye ndetse kandi rwose ari injiji itazi no kwiteganyiriza mu hazaza. Nubwo ahembwa amafaranga menshi cyane ndetse kandi akaba ari n'umusitari, uyu nguyu Nzovu ntagira aho ataha, aba mu ikode nk'abandi bose. Amafaranga ahembwa ni menshi cyane pe, ariko rwose yananiwe kubaka cyangwa se ngo agondagondeke n'akandi kazi ko kubamo, ahubwo yigenda yibera mu macumbi ahinduranya nk'umujenizi n'ubundi wibera muri ghetto. Ikindi kintu cya kabiri kigaragara kuri Nzovu benshi bita nk'inenge ni ukuba n'ubundi uyu nguyu Nzovu yaragiye akora bimwe mu bikorwa benshi bagenda bagaya cyane, nko kuba yarananiwe kwishyura abana b'ishuri ndetse kandi akaba yaragiye anagaragara ko umugore we agenda mu buzima bugoye cyane, aho batagira aho baba bagenda basohorwa mu mazu ya Kigali, nyamara Nzovu yinjiza amafaranga. Ikintu gitera agahinda bamwe ndetse bakanagenda banenga Nzovu cyane n'imikorere n'imikoreshereze y'amafaranga. Uyu nguyu Nzovu nubwo ahembwa n'amafaranga menshi akaba akunzwe n'abantu benshi ndetse kandi hakaba hari n'abashyira amafaranga mu rugo iwe ndetse n'abayamusangisha aho aherereye, haba mu biganiro n'amarayivu akora y'ibirori abantu bakagenda bamuhereza amafaranga. Afite abana 4 n'umugore, ariko n'ubundi abana ba Nzovu babayeho nabi cyane. Nzovu nubwo ari umwe mu bakomeye ndetse bakunzwe muri sinema nyarwanda, abana be ntibagira ubwishingizi bwo kwivuza buzwi nka mituweli. Uretse kandi no kuba batagira ubwishingizi bwo kwivuza, nta n'icyiciro cy'ubudehe bagira. Mu minsi yashize aherutse kugaragara mama wa Nzovu avuga ko rwose ngo yapfushije atabyaye ahubwo yiganye abandi. Avuga ko ngo rwose umwana we witwa Nzovu yamunumbiye cyane ndetse kandi ngo akamubera n'ikirumbo kibi, ngaho abagore rwose bamutwaye ubwonko ndetse kandi ngo akagenda ibitekerezo bye byibera mu nzoga. Urumva rero niba mbana n'umujama muri geto bakuntu umwana yaza kunsura ari aho ngaho basanga ndamubangamiye cyangwa njya kambangamira, ariko ni kontorora njyenyine
mfite uburenganzira iwanjye nataye inkweto. uyu nguyu Nzovu kandi nanone dore indi mpamvu ituma abantu batamwiyumvamo ndetse benshi bagakomeza kugenda bavuga ko rwose ibikorwa akora ari ibya fake. Nzovu niwe muntu wagaragaye ngo yica umuco nyarwanda kubera ibikorwa akora abantu benshi batumva cyane. Nzovu akunda kugaragara avuga ko rwose ngo yigurira indaya ndetse akigurira n'inzoga ndetse aho azibomora. Avuga ko akunda kujya kugurira ku Mwembe, ku Gisimenti, muri korodori n'ahandi hatandukanye nko mu isi ya 9. Ubuzima bwe bucyo bukiberaho gutyo gusa nk'umuntu utazagira hazi. Ariko kandi nanone ayo marorerwa akomeza kugenda akorana Nzovu ntago yakora wenyine, aba ari kumwe n'inshuti ye yitwa Yakamwana. Yakamwana akaba ari indi nshuti igendana na Nzovu. Uyu Yakamwana nawe wirirwa ubungera mu mujyi wa Kigali atagira aho agenda akodesha, ari no kuvuga ko rwose ngo agiye guhindura aho yabaga bitewe n'uko ngarambiwe no kugenda abana n'abantu muri ghetto. Uyu nguyu Yakamwana uhora ugenda yigira mu nzoga n'abagore n'ubundi nawe na Nzovu ni umwe mu batubatse batagira urugo n'abagore, ariko kandi nanone abantu bagakomeza kugenda banenga Nzovu bavuga ko yishinga Yakamwana kandi nyamara Yakamwana ari umwe mu basore b'ingaragu ndetse kandi wita no ku buzima bwe. Nyamara mu gihe Nzovu we ahunga inshingano akagenda kwepa umuryango we ngo kandi nyamara we yakaba yagomba gufata amafaranga akajya kwita ku muryango we n'inshingano, ahubwo akagenda yishinga Yakamwana utagira umwana. Abakomeza kugenda bagaruka ku bya Nzovu ndetse banamusesengura bakomeza kugenda bavuga ko imikorere n'imikoreshereze y'amafaranga ya Nzovu, ubwenge bwe rwose n'ibindi bikorwa byagenda akora bigayitse ngo bitagomba kumugira rwose umuntu wakabaye ukiri aho ngaho ataratabwa muri yombi. Benshi bakomeje kugenda basabira Nzovu gutabwa muri yombi cyangwa se guhabwa ibifungo cyangwa se ngo akaba yategekwa n'ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi kuba bwagira icyo bukora kugira ngo umugore we n'abana be bakomeze kugenda batangara mu murwa wa Kigali. Uretse no kuba umugore wagenda asohorwa mu mazu menshi kubera kubura y'ikode n'abana be bakarwara bakenda no gupfa kubera kutagira mituweli, nyamara ibyo byose nubwo bagenda bahura nabyo isaba yinjije akimara kwinjiza umuba w'amafaranga rero n'ubundi ntibijya byongera koro kubera yuko n'ubundi uyu nguyu Nzovu birangira n'ubundi amafaranga yose yakoreye ayigura inzoga n'indaya, bityo umuryango we ntagire n'amafaranga na make awugenera agakomeza kugenda bangara mu murwa wa Kigali. Ibyo benshi banavuga ko ngo Nzovu akwiye kukeburwa ndetse akagirwa n'inama ngo ndetse kandi bakakomeza no kugenda bavuga ati bamwe mu bakumukoresha ibiganiro na hamwe mu hagenda yitabira ibitaramo ngo bakwiye kumugira inama ndetse bakanamwumvisha buryo ki bwose akwiye kuzajya akora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kwita ku muryango we. Uyu Nzovu wamenyekanye rero dore ngibyi bye uburyo atumvikana n'abantu ndetse kandi bakumwe agakomeza no kugenda bavuga bati rwose Nzovu sigaho. Ariko kandi nanone uyu nguyu Nzovu dore uburyo akunzwe mu n'abatari bake, uretse no kuba akora ibiganiro byinshi cyane kandi bikunzwe n'abatari bakeya, akomeza no kugenda performing ahantu henshi cyane hatandukanye. Nzovu ndetse na Yakamwana bagiye muri Genesis Comedy Show hafi kuzuza Genesis yose, ndetse kandi hari na bamwe mu bafata Nzovu na Yakamwana bakavuga ko ari bo bantu nanone bakongera kuzuza Kigali Arena nyuma yuko yujujwe na ya mpano afatanyije na Tiger The Ben. Ariko kandi bakongera bakavuga ngo biba bigoye kuzabona umuntu wakuzuza Kigali Arena nk'uko Nzovu nayo akabashaka kuyuzuza ngo keretse Meddy wenda Israel Mbonyi cyangwa se n'abandi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kubera yuko abandi bose barananiwe haba abahanzi n'abanyarwenya. Nzovu kandi na Yakamwana bakomeje n'ubundi gukomeza gukundwa n'ubundi byayo bikomeje kwibera inzoga n'indaya, ndetse kandi akaba ari namwe mabayeho ubuzima butari bwiza. Benshi badatinya no kuvuga ko ari byo byamamare bibayeho ubuzima bubi bw'agahinda kandi nyamara byinjiza amafaranga. Ntibasiba kuvuga ko rwose ngo bakinnye ndetse kandi ngo banaramutse babonye amafaranga bakora ibikorwa bitandukanye kandi by'agatangaza kandi nyamara n'ubundi ayo mafaranga bayabona. Bimwe bakongera kubandikira muri comment bavuga bati se ibyo bikorwa byanyu by'agatangaza mwakora no kuva ku ndaya mugura n'inzoga mu kazi kuba nk'icumi zikiyongera, ibyo ngibyo bikomeza kugenda bibabaho nk'igisebo ndetse bikakomeza no kugenda bibazo hagati y'aba bombi. Ubuzima bwa Yakana Nzovu bwakomeje kugenda nyine bujya mu kaga cyane yuko rwose ari bamwe mu basitari gusa batabayeho ubuzima bwiza abangaba, ndetse kandi byari binagoranye no kuba batunga telefone nubwo binjiza amafaranga akayabona akayabo. Bari na bamwe mu basitari batagira na telefone, ndetse kandi aho baje guhabwa telefone haba ari Yakamwana ndetse na Nzovu nta n'umwe wigeze atunga telefoni kugeza ubwo bategereje bakazazihabwa. Ubwo niyo Bosco na The Ben bazibahaga mu gitaramo bari bakoze muri Genesis Comedy Show cyo gusetsa n'ubundi mu banyarwenya.
nguko rero uko abantu bahera aho ngaho bavuga bati rwose Nzovu aguye gutabwa muri yombi mu gihe yaba atagize icyo akora ngo atabare umuryango we cyangwa se nanone ngo yite ku buzima bw'abana be buri mu bibazo. Nyuma y'uko byose ibyo bigiye bishyirwa ahagaragara, Nzovu n'ubundi nta kintu ajya agerageza gutangaza ndetse n'itangazamakuru rimubajijeho avuga ko yifuza gusubirana n'umugore we. Ngibyo ibya Nzovu rero, dore impamvu abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ngo Nzovu akwiye gutabwa muri yombi kubera ibikorwa akora rwose atari iby'abantu bakwiye kuba bakiri hanze aha ngaha bakidedembya muri sosiyete. Ngibyo rero ibiba ndetse n'ibikorwa na Nzovu ndetse n'inshuti ye ya Kamwana, ndetse kandi n'uko basigaye bafatwa muri sinema nyarwanda kuri iki gihe hatitawe kuba basetsa abantu benshi cyane. Nguko rero njye wakugezagaho kino kiganiro Nderezi cyangwa se unyita Action King. Iyi ni Nderezi TV Media, kanda subscribe kugira ngo uzabashe no kubona n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Kanongere mbabwire ni mugirire byiza kandi Imana ibarinde. Bye bye.